ahamagara abashumba arababwira ati mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi. I thought about this scripture when Paul was saying bye to the leaders, and he told them, you need to take care of yourself and take care of the flock. Aravuga ngo waguzwe amaraso y'umwana w'Imana. That you have been bought by the precious blood of the Lamb of God. Ese buri gihe cyose utegura ubutumwa ugamije iki? Every time you prepare a sermon, what is your aim? What is your goal? Ugamije guhesha Imana icyubahiro? Do you aim to glorify God? Hari n'ugirana ikibazo n'umuntu umwe gusa kaza aje kubwira abantu 500 ariko ashaka kubwira umuntu umwe. Igihe cyose uzabutegura icyigisho uzamenye yuko uri uwo mwisi. Every time you are preparing a message, know that you are of this world, but you are bringing a message from above, and you are going to bring a message of heaven. Huza ubutumwa wigisha n'ubuzima bwawe. Ari igihe kimwe tuzananirwa kwigisha ibintu kubera yuko ubuzima bwacu budasa nabyo kandi tuzi yuko abantu tuvugana nabo babizi. Nemera igihe ubutumwa ntari nabugeza ku bandi ko bubanza kunkoramo umurimo. I first leave the gospel, the word of God, to work inside of me before I take it to others. And I say this gospel is not relating to my life. But if this gospel can change others, but because I'm a sharp sword piercing others, begin with me. Among those that you want to heal, begin with me. I will again call Pastor Peter to come and help us interpret for Mr. Shaka. Yes, thank you so much. Mama, get seated and may God bless you so much. Amen. This is a family, Pastor Peter and Pastor Jen. That is a couple, it's a family. And they're all good interpreters. We clap for them, please, 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 please. God bless you so much. I'm called Karisa with the other names that I cannot. He's experienced in the work. I'm so privileged to share with you the word of God. I want to thank Apostle Jory and all those that have coordinated to make that you give me this opportunity to share the bread of life. May the Lord bless you. Our special guest, Apostle Tina, God bless her. Our elder Apostle Kamuzinzi, God bless you. Bishop Ntayomba Emmanuel Bishop Ntayomba, my namesake, God bless you. Bishop Jore, my leader Bishop Jore, may God bless you all. I came to learn that I was to speak today, yesterday evening. And I was given the theme to talk about it. And I was given a theme of a pastor and his work. Or his office. Nibyo rero tugiye kuba tuganira mu gihe gitoya mfite. And this is what we're going to speak about in the short time we have. Ndi umushumba. I'm a pastor w'itorero bita Revival Fountain International of Revival Fountain International mu Rwanda na Uganda. In Rwanda and Uganda. Bamaze kumbwira iyo nsanganyamatsiko. When they told me about this theme, ibyanditswe bibiri byarwaniye muri jewe. Two scriptures were fighting in my heart. Bivuga ku mushumba n'umurimo we. That talks about the pastor and his office. Birarwana
ngeze ahangaho mpagaze ahantu ubu bikirwana. So these scriptures were fighting in my heart up to this time when I'm standing here. Ariko umwana nyine uri banze kuza ubwo turamushyiraho akadodo. So the first scripture that is going to come, we're going to take that. Natekereje icyanditswe cyo mu byakozwe n'intumwa ubwo Paulo yasezeraga itorero rya Efeso, ahamagara abashumba arababwira ati mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi. I thought about this scripture when Paul was saying bye to the leaders, and he told them, you need to take care of yourself and take care of the flock. Aravuga ngo waguzwe amaraso y'umwana w'Imana. That you have been bought by the precious blood of the Lamb of God. Icyo cyanditswe tucyumvamo umushumba n'umurimo we. So we are hearing the office of the pastor and the pastor himself. Azi ikindi nanone numva aricyo mpisemo kugira ngo tuganire ubwo habonekaga kurizi ikomeye cyane igihe cy'intumwa. And I just had another scripture when there was a great crisis in the Acts of the Apostles. Ubwo ngo habaga gucuranwa ku byo kurya. When there was mismanagement of food during the revival of the apostles. Hanyuma ngo bisaba yuko intumwa ziva ku murimo wa gishumba kugira ngo zijye gufasha abacuranwa. So the apostles had to go to help the disciples how to share the food. Aho ngaho turabona umurimo w'umushumba bavuga atoya ntabwo twajya kugabura ngo tureke umurimo wacu. And we see the apostles taking a decision, and they said, we are not going to serve the tables and leave the work that we've been called. Wo kwigisha ijambo ry'Imana no gusenga. The work of teaching the word of God and prayer. Ndagira ngo cyari cyo nganiraho. This is what I'm going to talk about. Ndagira ngo cyari cyo nganiraho. This is what I'm going to talk about. Reka mvuge amagambo make ya ku mushumba. Ubundi umushumba Let me talk about the pastor. A pastor, n'umuntu utoranywa mu bandi bantu. he's selected among many. Nakavuze ngo Imana yaraduhemukiye iyo ishaka handi hantu imuhisha ikazamuzana itamuvanye mu bantu ikazi ikamukubita mu bantu batazi yaturutse yenda bakamenye icyo bivuze. I always say because God picks a pastor from his colleagues, from his classmates, and sometimes people don't believe that you have been called by God. Nyeka yuko icyo ari nacyo kizami kijya kigora abanyarwanda kugira ngo bakire umuntu warubarimo bumve yuko hari ikindi kintu yahawe. And this is one of the tests Rwandese are failing, because we fail to recognize that a pastor has been selected and picked among many. Yambwira abantu barefingwa Imana yarabahemukiye bazanira marayika akabashumba yenda mwakamenya icyo ubushumba bivuze. I always tell my church that I wish God had brought an angel, maybe you would know what pastorship means. Mushumba ni umuntu uva mu bantu. A pastor comes from other people. Agatoranywa nta ruhari rwose cyangwa ibisabwa kuva kuri we kugira ngo abe umushumba. And he's selected by God, not because of the qualifications he has. Hano iki gihugu kijya gitoranya abanyampinga uretse ko biherutse guhagarara ariko bakavana umukobwa umwe mu bandi. And you know we have all the competitions about the Miss Rwanda, and they just pick one of those contestants. Bakagira ibyo bashingiraho kugira ngo uyu muntu atoranywe ave mu bandi. And they have some qualities they have to see to select the Miss Rwanda. Buri gihe cyose iyo bavuga gutoranya bivuga kuvana umuntu mu bandi ariko afite ibyo asabwa kuba yujuje. Every time they talk about selection, they are talking about somebody who has all the requirements they need to be selected. Umushumba rero siko bimeze, nta byabagombye kuba yujuje kugira ngo atoranywe n'Imana. Imana nizi impamvu itoranya umushumba mu But a bandi. pastor, it is a different story. You don't have to qualify, you are just chosen by grace. Hanyuma kaza agatangira guhabwa amahame yagomba gukoreramo umurimo we. And when he's selected, he's given instructions of how he's going to serve the Lord. Iyo tubisanga mu Baheburayo ibice 5 ngo umutambyi mukuru yatoranijwe atoranywa mu bantu. We find that in Hebrews chapter 5, where the Bible says that a priest is selected among many. Agatoranywa n'Imana akaza gushyirwaho gukora imirimo y'Imana mu bantu. He is selected by God and is assigned to serve amongst the people.
ntabwo ari imirimo y'abantu ku Mana, ni imirimo y'Imana mu bantu. It is not working for men, it is working for God in people. Aho naho tujya tuhagonganira n'abantu bashaka yuko dukora imirimo yabo ku Mana, ariko tuza gukora imirimo y'Imana mu bantu. And sometimes we get conflicts. People want us to serve them, but we are here to serve the Lord. Ngo kugira ngo bakire amaturo n'ibitambo, niko mu Baheburayo That havuga. they may receive sacrifices. Iki ngiye kukivuga nk'umusaza, singiye kukivuga nk'umushumba. I'm going to talk this as an elderly person, not as a pastor. Reka dusome uwo murongo. Let's read that verse. Ndagira ngo mvuge gatoya ku mushumba, nindangiza mvuge ku murimo w'umushumba. I want to talk briefly about the pastor and his office. Reka turebe Abaheburayo ibice 5 umurongo Hebrews wabo no wa mbere. Chapter 5. Wadusomera yadusomera je ntabwo meze nka muzehe ka muzinzi. Aha. Mutambyi mukuru wese iyatoranijwe mu bantu ashyirwaho gukora ibyerekeye Imana ku bw'abantu. He is appointed to represent people. Kugira ngo ature amaturo. Yesu ashimwe cyane. Praise be to God. Icyo nari mvuze ngo ngiye kukivuga nk'umusaza si nk'umushumba. I'm not going to talk about this as a pastor, but abantu baza burya amaturo aza kuko umushumba hari. You know, offerings come because there is a pastor. Ahantu hatari umushumba ntabwo hajya amaturo. Where there is no pastor, you will never see an offering. Rero ujya kubona ukabona abantu baratuye, ukabona umuyobozi wa gahunda atoranije umukristo mugenzi wabo hanyuma araturishije. And sometimes in a church service, somebody will pick a mere member to pray for the offering. Ayesheje abantu b'Imana umugisha. And he blesses the congregation. Ntabwo ari biba ariko burya ni byiza, ariko burya ibyiza birarutanwa. It is not bad, but it is better if a pastor ariko nkeka yuko blesses the congregation. ubabishyiriweho ari ukwiriye kuba abikora. It is worthy that a pastor prays for the offering and blesses the people. Yashyiriweho kugira ngo aturishe amaturo no kwakira ibitambo A by'ibyaha. priest was ordained to receive gifts and sacrifices, Ahesha abantu b'Imana bazanye amaturo, kuko hari umushumba ahesha abantu b'Imana. that he may bless the people who have brought the offerings. Umushumba mu ncamake nibyo. So that is the definition of a pastor. Turi abantu bahamagawe, We are people who have been called tuhamagarwa mu bantu. among many people. Umurongo wo hepfo tudasomye ngo ajya yihanganira abanyantege nke kuko nawe ari umunyantege nke nk'abandi. Jesus is very, very patient with the weak, Ndetse ngo yitambirira ibyaha bye kimwe n'uko abitambirira abandi. and he offers sacrifices to his own sins as well as for the sins of other Mu people. ncamake umushumba n'uwo. So in brief, that is a pastor. Ntabwo ari inkuba yavuye mu ijuru, ntabwo ari Gaburiyeli, ni umuntu uva mu bandi. A pastor is not Angel Gabriel. It is not something Kamutoranya ishingiye kuyo nkayo. God just selects him according to his choice, Kamuha gukora ibyayo, umutima w'Imana akawugeza ku bantu. and he communicates the heart of God to his people. Iby'Imana yakidiringiye gukora n'abantu ikabinyuza mu mushumba kubigeza ku Whatever bantu. God wants to deal with people, he uses the pastor to communicate it. Reka tujye ku murimo w'umushumba. Let's go to the office of the pastor. Dusome cya cyanditswe cy'ibyakozwe no mu bice 6 umurongo wa 2, dusimbuke dusome no wa 4. Acts chapter 6 verse 2, and then we will skip to verse 4, Hanyuma dutangire aho ngaho. and we will start there. Bamaye iminota 30 ariko kuko dufite musobanuzo ubwo bibisaha, ubwo ndi bukohe n'abantu babiri barimo kuvuga. So they gave me 30 minutes, but because Rero umuhire ngo arira ku munyagasani, urumva ko isaha niyo turimo tureba. so we're going to see an hour because of the translator. Aravuga ngo murongo wa 2 aravuga ngo abo 12 bahamagara abigishwa bose bati, ntibikwiriye ko tureka kwigisha ijambo ry'Imana, kwicara ku meza tugabura. So the 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on the tables. Dusimbutse umurongo wa 4 kavuga ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura iby'Imana. And verse 4 says, and we'll give our attention to prayer and the ministry of the word. Dusome Timoteyo wa mbere ibice 5 umurongo wa 17.
1 Timothy chapter 5 verse 17. abakuru b'itorero batware neza, batekerezwe yuko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Umurimo rero w'abashumba muri iki cyanditswe turasangamo imirimo ibiri, gusenga no kwigisha. So we see the work of a pastor in this verse, teaching and prayer. Muri amasengesho mu muryango bita nafu. I'm a leader of prayer in an organization called NAF. Ariko njya niyihakuya iyo ningingira abashumba kugira ngo baze dusenge. But I sweat every time when I'm calling pastors to come and pray. Ntabwo bazi yuko ari umurimo wabo. They don't think that prayer is a responsibility for a pastor. Kubera ko batanabizi, navuze ngo reka mbe mbiretse nimbona amahirwe nzabivuga ubundi, reka mvuge ku murimo umwe wo kwigisha kuko nibo bakunda cyane. I will not talk about prayer as a responsibility of a pastor. Let's talk about the office because they like the office of a pastor. Iyo ujya gufata ikintu ugifatisha icyo gikunda, reka dutangire aho bakunda. So let's begin where they like. Turagira ngo tubanze tuvuge ku murimo wo kwigisha ijambo. Let's first talk about the work of teaching the word. Nitudapfa tuzaba. The affairs of the church well. Bakubirwa icyubahiro kabiri na cyane cyane abarushywa no kwigisha no kuvuga ijambo ry'Imana. They are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Bundi abantu bazi yuko uyu murimo dukora wa gishumba ari umurimo wakorwa na buri muntu wese. Some people think that this work of pastoring is a work that can be done by everyone. Mukristo umwe wambwije ukuri kuruta abandi bose, bandi bajyaga bambwira ngo barankunda nkora ibyo badashoboye, ariko wambwije ukuri yarambwiye ati vana amaboko mu mufuka ukore, nta maturo hano tuzaguha. One member came and told me, just remove your hands from the pocket, go find the job, because you are not going to receive any offering in this church. Iyo umushumba abantu babumva kudakora, when you are a pastor, people think that you are jobless because you don't have a job. But I want to tell you about the work of a pastor. Paulo ndetse yaravuze ngo abantu bawukora bakubirwe kabiri cyubahiro kuko birabarusha cyane gukora icyo kintu. Paul says that they deserve double honor because they use a lot of energy to do the work. Ese turemeranya koko yuko umurimo wo kwigisha uvuna? Do you believe that the work of teaching is very hard? Se turemera yuko uyu murimo abantu benshi bishwe na stress bicwa n'uyu murimo? Do you believe that people have died because of stress, because of the hard work of teaching and leading the flock? Je na madamu wanjye twamaze imyaka 4 tutabyara tumaze gushakana. Me and my wife spent 4 years without having a child after our marriage. Nari mfite ikibazo gikomeye cyane ko abantu bari baravuze ko ntari muzima kubera uburyo twakizwaga icyo gihe. You know, people had begun to make their judgments that he was not normal because he was always preaching and going from place to place. Burya abantu bavuze burya ntibihamaho ariko byibura burya amagambo yabo nayagira uburemere. Sometimes words are very bad, they can even bring an effect in your life. Ibihe bimwe twirirwaga turi amahoro mu rugo. Sometimes we would live at peace for the whole day. Tukarya sapa neza. We ate our dinner happy and joyful. Tukarangiza tugasenga neza nkajya mu cyumba nkunda kumutanga mu cyumba. And then we go to our prayer room and then we pray. Akunda gutaramana n'abana twabanaga nabo. She liked having fun with all the kids we live together. Ariko yagera mu cyumba nyuma nsanzemo nkumva atangiye kurira nkibaza icyo abaye mpavuye. Every time she came into my bedroom, she began crying. I never knew why she was crying. Namubaza iki muri zakambira ati nuko ndi ingumba. And I could ask her, why are you crying? She could say, because I'm a barren woman. Namubaza iki mubwira yuko ari ingumba akambwira ati runaka namubereye metroni yarabyaye, runaka mubera metroni yarabyaye, runaka mubera metroni yarabyaye. And I asked her, why do you believe that you are a barren woman? And she would say, I was a matron to somebody, she got children. I was a matron to another one, they got their children, but for us we don't have any. Nkaguruka nkajya gusenga kugira ngo Imana iduhe umwana kuko numvaga inkeke ya madame inzonze.
I would stand up and begin to pray and believe God to give us a child. ariko nta gihe na kimwe nagiye gusengera umwana byankundiye yuko musengera nageragayo nka ibibazo by'abakristo n'itorero akaba ari byo biza. Every time I would go to pray for a child, and then the burdens and the needs of the church would be the first to be prayed for. Niba hari abantu batikunda n'abashumba. If they are selfless people, they are pastors. Niba hari abantu bari muri target yo kuba bapfa bapfiriye abandi bantu n'abashumba. If there are people who can die for others, they are pastors. Bityo yabikoze kenshi nanjye mbikora kenshi magurukana umutwaro nta munsi numwe twarinze tubyara ntasabye Imana umwana kandi mbishaka. Many times I would ask God to give us a child, but every time we go to pray, we would pray for the problems of others. Nibura hangaha uri umushumba turemeranya rwose yuko uyu murimo uvuna. If you are here, let's agree to one another. This work is hard. Kabe nubwo waba bibaye ni mugoroba. Even if you are ordained yesterday, umunsi umwe wonyine waguhagije kumenya ko one day is enough to know that pastoring is not an easy work. Tuvunika rero dute iyo twigisha uyu murimo intumwa zanze kuvaho ngo zijye zibufatanye n'ibindi zibukomatanye n'ibindi bivunanye biti. The reason why the apostles could not mix sharing the tables and commit themselves to teach, why did they commit themselves to teach and pray? Ubundi iyo twigisha Bibiliya cyangwa iyo dutegura amasomo yo kwigisha dukunda kuba dutegurira mu buryo bune bugize Bibiliya. When we are preparing for a sermon, we pray in 4 dimensions. Cyokora ishobora kubigizwe n'ibice byinshi ariko ngewe iyo ntegurira muri bine. Maybe some of you, when you are preparing your sermon, you have many parts in the sermon. Bibiliya igizwe n'igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza. The Bible is made up of the first section of the gospel. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza ntabwo tuvuga bya bitabo bine gusa ahubwo ubutumwa bwiza bivuze gucungurwa. When we are talking about good news, we are not talking about the 4 gospels. Gucungurwa rero bitangira no mu itangiriro ubwo umuntu yakoraga icyaha hakaboneka inyamaswa ifite akoze icyaha. We are talking about the redemptive message starting right from the Genesis when man sinned and he was redeemed. Ntabwo hari umwana w'intama wapfuye. There was a lamb that had to be killed. Igice cya kabiri kigize uburyo dutegura ubutumwa ni imirimo Imana yakoze n'imirimo ku giti cyayo n'imirimo yakoranye n'abantu bayo. The second part is the works of God that he did with people. Yesu ashimwe cyane. Praise be to God. Vuga ngo umushumba iyo yigisha ijambo iyo ataziye mu butumwa bwiza bugendanye no gucungurwa araza avuga imirimo Imana yakoze ku giti cyayo cyangwa iyo yakoranye n'abantu bayo. So when a pastor does not talk about the redemptive power of God, he talks about the work of God that he did himself and the work he did with other people. Hari ibyo yikoreye byonyine tudashobora kuba bikozaho urutoki. There are some of the work that God did for himself. Hari ibyo yakoranye nawe nanjye na ba Mose n'abandi. And there are some work that he did with Moses and with other people. Icyo ni igice cya kabiri kigize Bibiliya. Igice cya gatatu, the third dimension or part, ni imyitwarire myiza n'imirimo myiza ya Gikristo. is the character of Christ Imyitwarire myiza n'imirimo myiza ya Gikristo. and the good works of a Christian. Aho dusanga gutanga ibyicumi, amaturo, gusura abarwayi, kwihangana, byose ibyo nibyo tubona by'imyitwarire myiza. And that's where we find giving a tithe, visiting Igice cya sick kane people. kigira Bibiliya tubwiriza ni iby'igihe kizaza. The fourth good news that we preach is the things, the days to come, or what is going to happen in the future. Nk'umuntu rero ukeneye kugira ngo akuze itorero rya Kristo arigeze ku kigero cyiza arirerere Kristo ategura umukwe agomba kuba avunwa no kuba amenya uburyo ategura ibi byiciro kugira ngo itorero rigira abasirikare b'umuntu w'imbere burwanya abanzi batera umuntu. As a leader who's going to prepare for a bride of Christ and who wants to prepare a flock that is going to be victorious over his enemies. Iyo twibanze ku cyiciro kimwe niho usanga itorero ryabogamye. Sometimes we just teach one portion and you find that we are crippled in one way or the other. Nemera prosperity na za visa mbonye Imana ibikora uretse yuko ngiye bayinyimye ibihe byose. I believe in the message of prosperity. I believe in this message. It says, I see God taking you to America. I see God give you a visa. But for me, they denied me a visa.
ndemeranya nabyo rwose, ariko nkeka yuko atari ngombwa kugira ngo itorero ribe rigaburirwa ibyo byonyine ibihe byose. So I don't believe that the church has to be fed with only the prosperity message. Rigomba kuba ribona n'amakuru yo gucungurwa. They need to hear the news about redemption. Bikamenya igiciro cyatanzwe kugira ngo uwo muntu abe icyari. They need to know the value, the sacrifice that was shed, that they may be redeemed. Rigumbye kuba rimenya imirimo y'Imana ikora irenze za visa iyo yakoze uburyo yaremye isi n'uburyo yaremye ijuru. The church need to know that God can do even more than giving a visa. Ndetse n'uburyo yiteguye kugira ngo yongere ikorane n'abo bantu urimo kubwira baramutse biteguye. And the church has to know that God wants to partner with them to use them to do the work. Rigombye kuba rimenya uburyo rigomba kwitwara neza no kwera imbuto, kuko ntabwo abantu bazatumenyera ku mafaranga dufite, ntabwo abantu bazatumenyera ku nsengero nziza tuzubaka, ntabwo abantu bazatumenyera ku mamodoka meza, bazatumenyera ku mbuto twera. The church needs to be taught how to bear fruits, because the world will not know us because of the good cars we drive, neither of good buildings, but they will know Christ through the fruits of the Spirit. Rigomba kuba rizi yuko rwose igihe kizaza ko gihari, hari umunsi umwe uzacya nk'uko indi minsi icya, impanda ikavuga tukazamuka tugasanganira umukwe. The church needs to be prepared. People know, they have to know that one day a trumpet is going to sound in the air and they're going to meet their Redeemer. Hari igihe mbona abakristo bo mu Rwanda ngatekereza yuko amakuru y'ibihe bizaza batayafite. Sometimes I wonder if the church today in this country knows that there's going to be a day when the sound is going to be heard. Ikintu cyafashije Aburahamu kwibera mu ihema ntiyubaduka umudugudu ngo yabonye umudugudu wubakitse. The reason why Abraham was comfortable to live in the tents, it is because he had seen a vision of a city that was built by God. Reka nsabe kwera ko ndi umwarimu mwikwirirwa rwose mutera haleluya. So because I'm a teacher, I want you to stop your hallelujahs. Abraham ahagaze aho yari ashinze ibirenge, that was not built by the hands of men. aravuga ngo ndahiye Imana nkorera ntabwo nzubaka umudugudu hano. And he said, I will never build a city in this land. Yes, reka twicare. Katwicare. Aravuga ngo ntabwo nzubaka umudugudu. He said, I will never build a city in this world. Ngo aba mu ihema. He dwelt in the tent. Abwira Isaka ngo uzabe mu ihema. He told his son Isaac to dwell in the tent. Isaka abwira Yakobo ngo uzabe mu ihema. Isaac told Jacob to dwell in the tent. Aravuga ngo hari umudugudu. And he said there is a city. Abantu batubwirije ubutumwa badusanze Toro bavuye Kampala. People who preached us, they found us in Toro, they are coming from Kampala. Batubwira yuko Yesu bamuretse ahantu Kabingo aza kudutwara. They said we have left Jesus in a certain place and he's coming to pick them. Kuva iwacu jya Kabingo zari mahirenye. Kuva ubutumwa bwiza bwadusanzwe ujyaho batubwiye ko basize Yesu hari mahirenye. From Kabingo to go where they found us, it was a very long distance. 4 miles. Okay. Dukizwa rwose twumva yuko ari inyuma yabaje. So we got saved so quick because we knew he was coming to pick us. None abantu barabyibagiwe nta makuru babifite. And now people have forgotten, they have no news about it. Asanga umukristo afashe umuhoro arwanira metero y'ubutaka. You find a Christian with a panga, he's fighting for a meter of land. Yes, ashimwe cyane. A hectare cyangwa mita. Ni metero ntabwo ari hectare. Metero ni mita, is a meter. Yeah. Yes, ashimwe cyane. Amen. Ni munyemere dukomeze. Mukobwa wanjye jyore rwose nubona ngize ungirira urye. When my time is over, please make a sign that I may know. Kibazo muzehe Kamuzinzi yababwiye ati Imana yaduhaye amagambo. God has blessed us with words. Ni twebwe twatwaye ubutumwa kwa ba Kamuzinzi bakizwa twarabatanze twajijwe muri 80 bakizwa 8 kabiri. We got saved in 1980 and they got saved in 1982. Urumva rero rede twagiye kubageraho twuzuye. So we
When we met them, we were already full of words. Ndi muzee wa kazi. He's an old man. It's because I look young, but I'm very old. Igikona tungana cyarapfuye. Ndagira ngo nibinkundira mvuge amahame 6 umushumba akoresha gutegura icyigisho uburyo avunika. I want to talk about Kuri ku buryo umushumba avunika. I want to talk about 4 principles a pastor uses to prepare someone. Yes, 6. Okay, 6, yeah. Amahame 6 umushumba agomba gukoresha igihe cyose ategura inyigisho. 6 principles a pastor uses to prepare someone. Byatumaga intumwa zidashobora kubigerekaho undi murimo. So the apostles would not share it with any job because it was a very hard job. Reka mbabwire ibintu nkunda ariko bitamfasha. Let me tell you something I love that does not help me. Nukumbwira gukora. Is to tell me to work. Kandi nkora. When I'm working. Amahugurwa njyamo nkumva ndahombye nayo nsanga bavuga ngo umushumba haguruka ukore n'ibindi bintu. I go to seminars and I regret why I go to those seminars because they always tell us, well, pastors, you need to work, you need to stand and work, but yet I'm already in the work. Jewe Imana impamagara yampamagaye mfite imodoka enye. When God called me, I had 4 cars. Mfite account ebyiri mu mabanka biratandukanye. I had 2 accounts in different banks. Imana irampamagara ngo haguruka ugende unkorere kandi nyikorera n'ubundi. God called me and said, go and serve me, even when I thought I was serving him. Mbifatanyije byombi irambwira ngo ibyo bireke genda unkorere biri. So when I combined them all together, he said, you have to leave what you have been doing and go and serve me full time. Data n'umushumba arahari. My father is a pastor, he's still alive. Kubera imvune ze nari muziho ntabwo nifuzaga kuba nabivamo biriya ngo nge. Because of the challenges of the work, I never wanted to go and be full time. Mbwira Imana ngo Mana nanga ubukene. And I told God, Lord, I hate poverty. I hate poverty. Ntinya gusaba. I hate begging. Ntinya kuguza. I hate going to ask loans. Babarira ngo ukorere ibyo nkora ariko nkora n'ibingibi. Let me do my job and serve you, and I combine them. Ijwi ryampamagaye ryari rimo nyiramubande ryagendaga rigaruka rihamagara. So the voice that God used to call me, it was with echoes because he wanted me to hear. Irambwira ngo ndi Imana itunga abakora n'abadakora. He said, I'm the one who causes people who work and who don't work to survive and to live. Nibyo ngibyo ninge wabiguhaga haguruka uje muri biriya. And he said, I am the one who gave you grace to do the job, leave it and go to serve me full time. Ndahaguruka ndagenda ibintu byose birapfa. And I left everything, my business collapsed. Ntabwo narizi yuko umuntu w'umugabo Bishop Nayomba ashobora guhaguruka mu rugo muri kofi nta mafaranga arimo. Ntabwo nari mbizi. I never knew that a man can get out of his house when he has no money on the pocket. Ntabwo nari mbizi. I never knew that. As a man, a real man. As a man. Kare. Reka dukomeze. Let's continue. Rero ibintu bimbwira ngo gukora ngo nisubire gukora nzinge waho Imana yamvanye nkora. So some people come and tell me you have to go and work, and I know I was working and God told me to leave the job. Nzama miliyoni yapfuye maze kuyata. I know I had a loss of millions of shillings. Ngira umukobwa wanjye Jovia ntabwo ari aha waranze yabonye ntandika bazi yuko ntarimo gufashwa. I have my daughter, when she sees me not writing, she knows that I'm not being helped. Turarangiza twasoka ariko ntiwafashije. And when we get out of the seminar, she tells me, I know you are not helped. Uyu murimo ntabwo ukeneye gukomatanya hindi twawukoze neza. You cannot combine this work with other things. Ihame rya mbere tugomba guhagaramo cyane dutegura isomo cyangwa icyigisho. The first principle we have to use when we are preparing for a sermon. Ese intego y'icyigisho urimo gutegura irimo irahesha Imana icyubahiro? Or you have to ask yourself, is this theme or goal of this sermon glorifying God?
hari umuntu umwe wavuze ngo ajya asengera abashumba batagira imodoka. One person told me that he always prays for pastors who don't have a car. Keretse Shyaka niba atazasengera. And he said, except Pastor Sheka, I'll pray for others except Pastor Sheka. Afite umutwaro w'abashumba batega moto bagendesha amaguru burira KBS arabasengera Imana kubaha imodoka. He's praying for pastors who don't have cars. Arangira banguretse Shyaka. Except Pastor Sheka. Uwo yabwiraga aramubaza ngo kubera iki. And he asked him why. Aravuga ati ntayashaka. He said he doesn't want a car. Namuherekeje ahantu aragenda ahagarara mu bantu 800. I escorted him and he stood among 800 people. Arabateka mbona barahiye. And he cooked them until they are ready. N'imodoka ebyiri bashoboraga kuzitanga. And they were able even to give 2 cars. Arangije arabapfubye. Arabagira? Arangije arabapfubye. And then he could. Abasengera umugisha arigendera atavuze ku mafaranga. He just prayed a blessing without talking about money. Ese buri gihe cyose utegura ubutumwa ugamije iki? Every time you prepare a sermon, what is your aim? What is your goal? Ugamije guhesha Imana icyubahiro? Do you aim to glorify God? Hari n'ugirana ikibazo n'umuntu umwe gusa kaza aje kubwira abantu 500 ariko ashaka kubwira umuntu umwe. Sometimes we come on the pulpit but your message is targeting one person. Ihame rya mbere, the first principle, nihuta. I'm being brief. Uyu murimo intumwa zanze gukomatanya n'iyindi. This work that the apostles could not combine with other things. Baravango ntabwo dukwiriye kurekeraho kwigisha ijambo ry'Imana ngo tuze tujye kwicara ku meza kugabura. And they said we cannot stop preaching and teaching the word of God and come to serve tables. Iyo utegura icyigisho uzatanga ubugamije iki? When you are preparing a sermon, what is the reason behind? No guhesha Imana icyubahiro. Is it to glorify God? Harujya kumva ati nabemeje. Some people preach and say, I really gave them a lesson. Twe rero tunashaje dukubitana n'ibibazo kubitana n'abasore akavuga ati ariko pastor wazanyakire nkaza nkashwanyaguza. Sometimes we meet problems when we are asked, young people want to come into our pulpits. He said, why don't you welcome me and I bring fire and I... N'imvugo y'iki gihe ngo babyita gushwanyaguza ne gusatura urakagira so wakubye nkaza nkasatura. There is a term they are using, the young people. It is like, bringing the word like thunder. Or crush or uprooting and destroying. Na munsi nibuka nigeze gutegura isomo ngo nje gusatura. I don't remember preparing a sermon to come and crush and bring thunder. Ngiranye n'ibibazo n'abakristo benshi nta munsi numwe nibuka naje guhagara imbere y'itorero ngo nzenzanye ikibazo cy'umukristo. I have ever had conflicts with members but I have never preached about them. I have never targeted them. Nje kwimara agahinda. Or just coming to console myself. Intego yacu no guhesha Imana icyubahiro. Our goal is to glorify God. Mutambyi ngo yatoranijwe kugira ngo azakora imirimo y'Imana mu bantu. For we have been selected to come and serve God among people. Aya ni amagambo Yohana yaravuze ngo uwo nguwo akwiriye gukuzwa naho ngewe nkwiriye gucishwa bugufiya. And you remember what John said? He said, I must decrease that he may increase. Uwavuye mu ijuru niwe usumba byose. He who came from heaven is above all. Naho uwo mwisi n'uwo mwisi nyine. But he who comes from the world is of the world. Kandi ibyo avuga ni ibyo mwisi. And what he says is of the world. Uwavuye mu ijuru niwe usumba byose. He who came from above is above everything. Kobwa wanjye ambwira yuko uyu munsi nzagira uruhari mu kubwiriza naramuhakaniye numvaga nshaka kuza nkicarira ngafashwa. When my daughter welcomed me to come and speak, I wanted to say to her. Arambwira ngo yabibwiwe n'Imana ndavuga iby'Imana yavuze nta kindi nakongera. So icyo cyanditswe ni mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 3. It's in John. Umurongo wa 30 n'uwa 31. John chapter what? Igihe cyose uzabutegura icyigisho uzamenye yuko uri uwo mwisi. Every time you are preparing a message, know that you are of this world. But you are bringing a message from above.
ibyo uje gutanga ari iby'ijuru. And you are going to bring a message of heaven. Icya gatatu gituma uyu murimo uvuna tudakwiriye kukomatanya n'ibindi. The third, icya kabiri. the second principle of why nemera yuko abantu bashobora gukomatanya umurimo n'ibindi ari abaza gusatura nyine, ariko umuntu wabitekerejeho cyane akaba ataje gusatura ibi bintu bishaka umwanya. So I believe that those who are not mixing things, you need to have a good time. Icya kabiri ni uguhuza ubutumwa n'ubuzima bw'abantu ugiye kubuha. Another principle is to relate the message to the life and the situation the people are living in. Ibihe bimwe hari igihe ngiye nateguye ubutumwa. Sometimes I go with someone prepared. Hagenda nagera ahantu nabona abantu baho nkabona ntibahuye n'ubutumwa nateguye. And when I go there, I see that this message is not fit for the people that have been waiting. Kansaba mukanya nicaye kuba mbona ubutumwa ndi bubahe. So when I'm seated, in a short time, I get the real message that is relevant to the people I'm going to teach. Yesu iyo yabaga ahuza icyigisho cye, when Jesus was trying to relate his message to, iyo yabaga aganira n'abayobozi, when he was talking to the leaders, yavugaga ku gisonga kibi. he would talk about a bad steward. Yabaga aganira n'abahinzi, when he was talking to the farmers, akavuga umubibyi wasohoye imbuto. he talked about sowing seeds. Ibyo ngiye kubera ko ntigeze mpinga hari igihe mba ntabyumva. So because I was not a farmer, sometimes I could not understand. Yabavugana n'aborozi akavuga umuntu wari ufite intama 100 imwe irabura. When he was talking to the cattle keepers, he would say one had 100 sheep and one was lost. Ibyo nkabyumvira mu gihumbi rwose. And for that message, because I'm a cattle keeper, that message would be relevant to me. Twebwe inka iyo yabaga ihaka, when the cow, may I say pregnant, ikagenda ikabyarira mu ishyamba, and then to produce their calf in a forest, imwe yabaga etari inka y'imbabazi yari gataga yayo. sometimes it would go and guseburira umugabo ntabwo byoroshye. Hanyuma izindi ziyabona zitaye nayo igati yayikiyizira. So when they could see that they have left their mother, and others would go and leave it. Yagera aho umushumba ari yabona yuko iyo nka yabyaye. But when they could see that where a shepherd is, ariko itari kumwe n'iyayo, when it is not with its mother, atazi niba yabyaye ikimasa cyangwa inyana, whether it brought a calf, atazi niba icyo yabyaye kiriho cyangwa cyapfuye, whether it brought up a dead calf, izindi akagenda akajya gushakaho ya nka yabyaye. he would leave all those cows and go to look for the lost one. Ubwo rero buryo umuntu ashaka umunyabyaha cyangwa ari umukristo watanye ndabyumva cyane kuko nibuka ukuntu najyaga n'inka nkajya gushaka iyo ntazi. So as a cattle keeper, I know how to look for a Christian who backslid and left the flock. Yesu ashimwe cyane. Praise be to God. Ni ikibazo kujya Nyamiyonga ugatangira kubabwira visa. Imagine you are going to preach in a village and you begin to talk about visas. Nyamiyonga. Ugatangira kujya kubabwira amavisa. And you begin to talk about visa in a deep village. You are talking about visas. Ugatangira kubabwira promotion. And you are going to you are talking about promotions. Umuntu wa Nyamiyonga ara promotingwa mu. So like a person in the village in Nyamiyonga, you are telling him about promotion. Promoted from what? Yagera ku bacuruza akababwira ati umuntu yafashe itarana zigabanya abantu. When Jesus was talking to the business people, he would talk about talents. Yari umugabo wateguraga ubutumwa agendanye agahuza ubutumwa n'abantu arimo kuvuga. He is a man who prepared his sermons relating to this present situation there. Ibyo rero ntubyite guhinga umuceri, ni ikintu kiba kigusaba umwanya. So that is not an easy job. You need time to prepare for that. Ndimo ndihuta icya gatatu. The third principle. No gusanisha abantu wigisha.
n'icyanditswe urimo kwigisha abantu cyabwiraga. You read the scripture in context with what type of people were being taught during those days, and you relate them to our present situation. Yesu ahimbazwe. Amen. Niba Yesu yarabwiraga abafarisayo, if Jesus was talking to the Pharisees, hanyuma rero wowe ukabwira abakristo, and for you are telling people who are Christians, hari igihe bazagenda bavuga bati burya nitwe yabwiraga. sometimes they will say, he was talking about us. Yesu ashimwe cyane. Praise be to God. Amen. Amen. Nukuvuga ngo ubu butumwa tuvuga, gatatu ngigusubiremo, yego nugusanisha abantu urimo kubwira ubutumwa n'ubutumwa urimo kwigishaho ni bande icyo cyanditswe cyabwiraga. Ubwo twigisha ijambo n'ubundi ryigeze kuvugwa mu gihe runaka ribwirwa abantu runaka. You know, the message we speak is a message that was taught by some people many years ago, so we need to relate it into our present day. Urimo urabasanisha ukabona hari aho bahurira. Are you relating, are you connecting them, and are you seeing some similarities? Icyakane, the fourth principle, nuguhuza ubutumwa wigisha n'ubuzima bwawe. it is relating the message you preach with your life. Yes. Guhuza ubutumwa wigisha n'ubuzima bwawe. Yego. Hari igihe kimwe tuzananirwa kwigisha ibintu kubera yuko ubuzima bwacu budasa nabyo kandi tuzi yuko abantu tuvugana nabo babizi. Sometimes we will fail to preach a message because we know we are not walking in that truth, and whereas the people you are teaching, they know you are living contrary to what you are preaching. Igituma ubutumwa bumwe abantu babureka si uko batabuzi. The reason why people reject the gospel is not because they don't know it. Ariko nuko burimo bugongo ubuzima bwacu. It's because sometimes it is conflicting with our lifestyle. Ugahitamo kubwirinda ariko ntumenye kurimo kwica icyo Imana yaguhaye kurinda. So you try to protect yourself from preaching some verses, some sermons, and by that it's so difficult. That's what she said. Ese murumva ivyo bintu twabikomatanya, uracyakeneye kugira ngo ukorwemo umurimo ushobore gukora mu bandi kandi ugiye gucuruza urusenda no guhinga urusenda. Don't you think that this is a very big job? You still have a work of working on yourself, and now you want to go out sell pepe. Mana yabwiye Petero iramubwira ngo Petero Satani yansabye kubagosora nk'amasaka. Jesus told Peter and said, Peter, I saw Satan sifting you like grain. Icyo cyanditswe kivuga kugosora kivuga abantu benshi. Ntabwo Yesu yabwiye Petero ngo Satani yasabye kukugosora, ni kuba bari abantu benshi. Jesus was talking in general, and he said, I saw Satan sifting many people. Kandi amakuru mfite yabihawe. And the news I have is that he has been given what he asked. None ngiye gufasha wowe. But I'm going to help you. Numara gukomeza wowe udiringe. When you are strengthened, you are going to strengthen others. Yesu ashimwe cyane. Praise be to God. Amen. Ariko mwaretse tukazireka. You can leave your amens. We are in a teaching session. Ngiye ngiye kudiringa no gufasha wowe. I am going to focus my strength to help you. Ngiye amavi yanjye nyashyize hasi gusengera wowe. I am just kneeling down to pray for you alone. Ntabwo ndi bukora umurimo ushinzwe gukora. Wewe ngiye gukora umurimo hagati yanjye nawe nurangiza wowe ukora uwawe. I am not going to do what you are supposed to do. I am going to do my responsibility of praying for you. Ndabizi yuko numara gukomeza uri bukomeza. I know that when you are strong, you are going to strengthen others. Ese butumwa washoboye guhuza ubuzima bwawe n'ubutumwa bwiza? Are you relating the message with your lifestyle? Warakijijwe? Were you born again? Wageze ku musaraba? Did you arrive at the cross? Yesu ashimwe. Praise be to God. Yesu urakomeye. Are you strong?
kugira ngo ukomeze abandi. that you may strengthen others. Twavuze gutyazana. We talked about sharpening one another. Reka nigire inama no kuyibagira. Let me give myself counsel, not you. Ntabwo ndi intungane. I'm not perfect. Nanjye njya ngira ibingonga. I have some failures. Nanjye njya ngira ibinanira. I have some weaknesses too. Ariko ko ngewe nakarabye isoni ku maso nta soni ngira. Because I'm not ashamed on my face. Nemera igihe ubutumwa ntari nabugeza ku bandi ko bubanza kunkoramo umurimo. I first leave the gospel, the word of God, to work inside of me before I take it to others. Havanga ubutumwa ntabwo ubuzima bwanjye bushanishije nabwo. And I say this gospel is not relating to my life. Imana ni buba buhindura abandi bantu. But if this gospel can change others. Kuko ni inkota ityaye itema abandi nanjye intema. But because I'm a sharp sword piercing others, begin with me. Reka mubakira nanjye nkire mbuwa. Among those that you want to heal, begin with me. Yes, ashimwe. Praise be to God. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa mbere aravuga ngo ibyo twabonye tukabyumva ibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe. 1 John chapter 3 from verse 1, what we have heard. Twabonye tukabyumva twarabibaye none turabahamagara kugira ngo muze tubifatanye. What we have seen, what we have heard, we are calling upon you to work together that we may take it to others. None urahamagarira abantu kuba icyo utaraba. You are calling people to a thing that you have never turned to be. Urumva tudakeneye igihe. Don't you think that we need help? Cya gatanu. Fifth. No gufata umwanya ukwiriye wo gusengera ubutumwa ugiye gutanga. Is to take your time to pray about the message that you are going to deliver. Gufata umwanya uhagije ukwiriye wo gusengera ubutumwa ugiye gutambura. Taking enough time to pray for the message before you deliver it. Ubu ni bugira uwo bufasha ndabangira Imana kuko nta mwanya nagize ukwiriye. If by God's grace this message touches some of you, it will be so good, because for me I didn't have time to pray for this message. Nabimenye ni mugoroba ndi Rusoro. I was just told when I was at the graveyard. Ariko apostle muganwa na apostle kuko yambwiye atari ko burya ibintu bitunguye abantu hari igihe bifasha abantu. And she told me you don't have to prepare a lot. Sometimes God brings surprises. Gufata umwanya wo gusenga. Taking time to pray for the message. Ibihugu maze kugenda ngendamo. So some of the nations I've traveled to, ni bikeya cyane kuruta ibyo ntayomba agenze. There are few nations compared to where Nayomba has gone. Nabonye yuko hari abantu badategura ibiryo neza. I just came to find out that there are people who don't prepare food very well. Ariko ahantu hantangaje ni Kenya. But ceceka nzajyayo mu kwa 12. Ngaho sobanura ubundi. Ahantu hantangaje mu bantu badategura ibyo kurya ni Kenya. One of the surprises I got is that Kenyans don't take enough time to prepare food. They are so busy. Nanone mu hantu nagenza abantu nabonye barusha abandi gutegura ibyo kurya n'abaganda. But to other countries like Uganda, they really take time, a long time preparing their food. Uzi yuko barika umutsima bakongera kandi bakawuteka. Do you know they make kaunga? They mingle the kaunga, and after that they recook it again. Bategura indyo. They prepare some food. Kandi aho umutetsi agarukira gutegura indyo niho indyo igeza kuryohera abantu. And the longer the cook takes time, the more it becomes delicious. Yes, ashimwe cyane. Praise be to God. Aho umutetsi ageza gutegura indyo neza. The longer the cook
takes time in preparing the food. je hari igihe ngera mu rugo narya ibyo kurya nkamenya ko atari madamu wabitetse. Sometimes I go back home, when I eat, I find out that my wife was not the one who prepared the food. Nubwo yatoje abana be kubikora ariko aracyafitemo ko yishigarije. Even though she has prepared our children how to cook, but she has another level of cooking than the children. Ababwira ngo ibi byo kurya ntibyatetswe. So I know when I taste that this food was prepared by my wife or the children. Pawulo aravuga ngo abakozi b'Imana bakwiriye guhabwa icyubahiro kabiri na cyane cyane abarushywa no kwigisha. Paul says that the servants of God deserve double honor, mostly those who do the work of teaching. Niba guhagarara imbere y'abera b'Imana ukababwira ijambo ry'Imana bitajya bikurushya. If it is not hard for you to stand before the saints and give them a message, Niba nta mwanya bigutwara. if it doesn't take your time, Uko nkoboka ukaza ukagwa. you just come from nowhere and you preach. Wishishoze. Examine yourself. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Pawulo yaravuze mu Batesalonike ba mbere 3:1 aravuga ngo bisigaye bene data. Paul says in 1 Thessalonians, Mudusabire kugira ngo ijambo ry'umwami wacu and he said, pray for us that the word of our Lord ryamamare vuba may multiply rishimitswe nk'uko biri murimo. according to what the scripture says. Ijambo ry'Imana ntabwo utambutsa ntirisaba amasengesho yawe yenyine. Pawulo we yasabaga n'ay'abandi. For Paul to deliver a good message, he could ask even other people to pray for him. Icyo cyanditswe gisubiremo ngira ngo ntabwo bacyumvishije. Ntabwo bacyumva. n'Abatesalonike ba kabiri ibice 3 umurongo wa mbere. Ba kabiri Abatesalonike. 1 Thessalonians chapter 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. ibice 3 umurongo wa mbere. Asaba umusada, He was praying, asking for support, atari umusada wa school fees, not the support of school fees, atari umusada w'abarwayi, not a support for the sick, atari umusada w'itike imujyana ahantu, not a support for the ticket. umusada w'abantu bamufasha kugira ngo basenge igihe cyose yigisha ijambo ry'Imana. He was always requesting a support of prayer that he may deliver the word correctly, Ryamamare vuba that the word of God may multiply and be famous kandi ngo rishimitse. and established. Yesu ashimwe cyane. Praise be to God. Tekereza ariko guhagarara imbere y'umuntu w'imyaka 20. Imagine standing before a person of 20 years old, Ahari uwa 20, hari uwa 40, and then there's another of 40, hari uwa 60, another one of 60, hari n'uwa 80. another one of 80 years of old, Uri buzane message imwe. and you have to bring one message. Yafasha itaba abantu bari mu byiciro bitandukanye bahura na challenge zitandukanye. How can this someone help everyone according to his age, Bafite generation hafi yenda gutandukana. who have different generations, Bose iryo jambo rikabafasha rigashimira. and all of them are helped Riramutse ridaherekejwe no gusenga. if it is not accompanied by prayer. Riramutse ridaherekejwe n'imbaraga z'amavuta y'amasengesho. If it is not accompanied by the anointing through prayer. Ari ubwo ngubwo tujya ku cya gatandatu aricyo giherukara. Yes, we are going to the 6th one, which is the last one. Igituma ijambo ry'Imana rituvuna. Mwibuke turi ku mushumba n'umurimo w'umushumba. You remember we are talking about the pastor and his office. Icya gatandatu ni ugufata umwanya uhagije wo gusoma Bibiliya. It's taking your time to learn, read and study the word of God, Ndetse n'ibindi bitabo biyunganira. and all the accompaniments, the books and whatnot. Umunsi umwe navuganaga n'urubyiruko. One day I was talking to the youth, Babwira uburyo bagomba kwirinda gukora sex igihe cyose batari bashaka. and I was telling them how to be so careful not to involve themselves in sex before marriage. Bari urubyiruko nka 700. It was there were like 700 youth.
ndangije ntanga ibibazo. And then I began to question them. Mwana w'umukobwa amanika ukuboko neza cyane nk'umupolisi uhagarika imodoka. One lady put up her hand as if it's a traffic police stopping the car. Avuga ati pastor. And she said, Pastor, Bibiliya iravuga ngo umuntu nagusaba ikintu gifite. the Bible says that if anyone asks anything and you have it, ntukamurerege. don't neglect to give him what he needs. Ngo mubwire ngo uzaze zo cyangwa ejo bundi kandi By telling him that come tomorrow or another day. abantu baraho baravuga ati ishyaka yarigenzi icyo cyanditswe arakivana muri Bibiliya ko yabuzaga abana gukora And sex. people were so amazed and they were trying to say how is he going to answer the question, because that scripture is written, it is in the Bible. Ariko kuko nari impazi nahasomye ndimo ndavuga ngo ikindi kidufasha no gufata umwanya wo gusoma Bibiliya. But because I had already read the scripture and I knew how to interpret it, I was in position to answer this lady. Nabonye igisubizo cyaho binyoroheye. I got an answer in an easy way because I had already studied the scripture. Hari n'igisubizo. There was an answer for that. Yasimbukaga umurongo utanga igisubizo akajya kuwukurikira. He would skip a verse that could give an answer. Umurongo wa 28 niwe uvuga ngo ntukarerege mugenzi wawe umubwira ngo uzagende ejo ugaruke. Ariko wa 27 uravuga ngo niba gushobokera gukora ibyiza. There is an if there that says if it is possible for you to do a good thing, ubikore. Do it. Ndamubaza ni byiza. And I ask her, is that a good thing? Wabikora utari mu gihuru? Can you do it without hiding in the bush? Wabikorera imbere ya papa na mama? Can you do it before your father and mother? Kuki mubanza kujya kwihisha niba ari byiza? Why do you have to hide if it is a good thing? Ariko cyafashe nuko nari impazi. But the reason why it was easy for me, I had read it before. Ibintu byo kuzategereza ngo ni kwa gatanu ngo ejo ni ku cyumweru cyangwa mu gitondo ukasomamwa akarongo kaza ukagaharabura, hari igihe usiga ibibazo mu bantu. You don't have to wait for a Friday and Saturday night to prepare the message. You are going to leave questions in the hearts of people. Amen. Urakoze mzee Yeremiya. God bless you. Timoteyo wa mbere ibice 4:13. First Timothy igice cya 4:13. Chapter 4 verse 13. Kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Till I come, be persistent in reading, in studying, and in teaching the word of God. Ninza nzakubwira ibindi. When I come back, I will tell you. Ariko ntari nazi. But before I come, kugira ngo umenye ibyo ugomba kubutanga, that you may know what you are supposed to be giving out, gira umwete wo gusoma. be persistent in reading. Ninza nzaguha izindi guidance. When I come, I will give you other instructions. Bashumba mujye musoma. Pastors, we need to read. Reka duhaguruke dusenge. Let's stand on our feet and pray. Reka duhaguruke dusenge. Let's all stand on our feet and pray. Mushumba n'umurimo w'umushumba niyo ntuza natwaye. The pastor and the office of a pastor, that was my topic. Umurimo w'umushumba nkeka yuko ibyo bintu tuvuze bidakeneye kubigerekaho ibindi. I think with all these things that we have talked, we don't have to add more. Kandi twabikoze neza twabaho. If we can do the things I have said to you, we will do a good job. Mumbabarire duhaguruke dusenge. We want to ask you to stand on your feet as we pray. Data wera kandi mwiza mu izina rya Yesu. Father God, Data wera kandi mwiza, holy God and a good God, ndagushimye. I want to thank you. Hari ikintu urimo gukora mu gihugu cyacu. There is something you are doing in this country. Ntabwo turakimenya. We have not known it, ariko urakizi. but you know it. Kandi ubwo ukizi uzagikora. And because you know it, we are sure that you are going to do it.
turagushimye kubw'abakozi bawe bateguye iki giterane. We thank you for your servants who have prepared this meeting, gikurikirana n'ibindi biterane n'ibindi bizakurikira, followed by other meetings and others that are going to come. ibi byo turimo gukora nibyo twahamagariwe. What we are doing here is what we have been called for. tubayeho umugayo kuko tudahagaze aho tugombye guhagarara. We have been suffering reproach because we are not doing what we are supposed to do. umurimo wacu wambuwe agaciro kuko natwe tutawahaye agaciro. Our work had been not devalued because we are not giving it value. ariko igihe twawuhaye agaciro natwe tuzagira agaciro. But when we value the calling, they are going to give us value. kuko intumwa ntabwo ishobora kuruta uyitumye. Because the apostle cannot be greater than the teacher. abantu bawe bahabwa umugisha. May your people be blessed. abantu bawe bahabwa umugisha. May your people be blessed. abantu bawe bahabwa umugisha. Let your people be blessed. mu izina rya Yesu. In the name of Jesus.